Nubumenyi 10 bwa business bukurura amafaranga iteka ryose. Ubu ni uburyo abanyabwenge barimo kubakiraho ubukire bwabo ndetse ubukire burambye. Mu gihe benshi mu rubyiruko bavuga ngo nta kazi keza kakiriho mu Rwanda, abandi bake barimo gutera imbere buri munsi. Nta mirimo ya leta bafite, nta connection bafite, ariko bafite ikintu kimwe, n'ubumenyi buvamo amafaranga burundu. Iyi si irimo impinduka zikomeye, ariko abantu bafite ubwo bumenyi ndetse bufite agaciro nibo bazakomeza gutsinda, naho abategereje akazi gusa bazakomeza gutakaza igihe. Uyu munsi reka tuvugane ku bintu 10 by'ingenzi mu mikorere ya business bishobora gutuma umuntu ahorana amafaranga uko ibihe byahinduka kose. Dore ubumenyi buza ku mwanya wa mbere, n'ubumenyi bwo gutekereza nk'umu-entrepreneur, cyangwa se gutekereza nk'umushoramari, cyangwa se gutekereza nk'umuntu wakwihangira umurimo. Icyo bita mindset. Umuntu ufite entrepreneur mindset cyangwa se ufite imitekerereze yo kuba ayagira igikorwa atangiza gikemura ikibazo cy'abaturage, ahora abona amahirwe abandi babona ibibazo. Iyo umuyaga uhushye, abandi bakifata ku mutwe, wababona uko yakoresha uwo muyaga mu gushyiraho imashini y'umuriro iribuze gutuma abantu bashyuha. Mu Rwanda hari benshi bafite impano, ariko barazigumanye kuko batigeze bigishwa gutekereza nk'abashoramari. Umunyeshuri wize ibyo kurya ashobora gufungura akaresitora gato agatangira gukora akinjiza amafaranga. Uwize ICT ashobora gukora online service, ariko byose bitangirira mu bitekerezo. Tangirira ku guhindura imyumvire yawe, ntiwibwire ngo urashaka amafaranga, ahubwo ushaka uburyo bwo gukemura ibibazo by'abandi n'amafaranga azakwizanira. Ubundi bumenyi bwa kabiri ugomba kumenya abuzagufasha gukorera amafaranga igihe cyose, n'ubujyanye n'uburyo uganira n'abantu ndetse n'uburyo uhuza n'abantu. Burya mu Rwanda benshi bashora amafaranga, ariko bakabura abaguzi kuko batamenya kwivugira ndetse no kuganira neza. Kumenya guhamagarira abantu ibyo ukora, kumenya kuganira no kumvikana, biruta kuba ufite igishoro kinini. Wari uzi ko umuntu uvuga neza ashobora gukurura abakiriya 10, undi uvuga nabi akabura n'umwe? Ibyo ni communication skills. Aba yaramenye kuvuga ngo abakiriya banjye ndabaganiriza gutya. Ibi ntabwo ari ibintu njya kwirirwa nsobanura. Iyo ugiye guhahira ahantu cyangwa kugurira ahantu, bitewe n'uburyo cy'umuntu akwakiriye, bishobora gutuma ubutaha ugaruka. Icyo ngicyo nta kindi aba yarubatse usibye communication skills. Azi uburyo bwo kuganira ndetse azi n'uburyo bwo kumvikana. Ugomba gushyira imbaraga mu kumenya kuvugana n'abantu neza, by'umwihariko abakiriya bawe. Ikindi ugakoresha imvugo yubaka icyizere, kandi ukiga no kumvikana n'abandi ku giciro. Ubundi bumenyi bwa gatatu ni ubujyanye na digital marketing and social media skills. Ubumenyi bujyanye no kwamamaza ku mbuga nkoranyambaga ndetse no kugira ubumenyi bujyanye no gukoresha imbuga nkoranyambaga. Muri iki gihe amafaranga ari kuri internet, ariko ikibazo abantu benshi barayikoresha nabi. Bakayikoresha mu gutembera ku mbuga aho kuyikoresha mu kugurisha ibitekerezo n'ibicuruzwa. Waba ufite boutique, ibiribwa, service, cyangwa ucuruza amakuru, niba utazi gukoresha Facebook ads, WhatsApp broadcast cyangwa TikTok business, icyo gihe uri gutakaza isoko rinini cyane. Icyo ugomba kwiga ahangaha, ugomba kwiga gukoresha social media cyangwa se imbuga nkoranyambaga nk'igikoresho cya business, nibe nk'urubuga rwo gutakazaho igihe. Ubundi bumenyi bwa kane ukeneye bityo ukazakurira amafaranga ubuzima bwawe bwose, n'ubwitwa financial literacy, kumenya amafaranga. Mu Rwanda abantu benshi barakora, ariko ntibamenye aho amafaranga yabo ajya. Ukabona umuntu akorera 200,000 ku kwezi, ariko akabura nayo gukodesha bitewe nuko atigeze akora imibare ya nyayo. Ndagira ngo nkubwire ngo wige gukoresha amafaranga yawe neza, nibura 50% yinjire mu bikorwa byawe bya buri munsi, 30% ajye mu mafaranga wizigamira ndetse no gushora, bityo 20% uyashyire mu bikorwa byo kwiyubaka ndetse no kwishimira umusaruro wawe. Umuntu uzi uko amafaranga agenda niwe uyobora ubuzima bwe, utabizi amafaranga aramuyobora. Ubundi bumenyi bwa gatanu ukeneye kugira ngo uzabashe gukorera amafaranga igihe kirekire kandi rwose akugumeho ntaguhunge, n'ubujyanye na sales skills, ubumenyi bwo kugurisha. Ugurisha ute? Nicyo ukeneye kugira ngo ugurishe. Iyi skill irihariye cyane kuko nta muntu wigeze aba umukire atazi kugurisha. Kuko kugira ngo ubone ubukire bisaba ko hari ikibazo uba wakemuye, hari icyo umuntu aba yarakeneye wamuhaye. Ni ngombwa rero kugira ngo ugire ubwo bumenyi kugira ngo ubashe kwinjiza amafaranga. Ndetse n'abayobozi beza ku isi bose n'abacuruzi b'ibitekerezo. Buryo umuyobozi tumukundira igitekerezo cyiza yatanze, nicyo gituma twongera tukamutora. Waba urimo kugurisha telefone, waba uri gutanga service cyangwa n'inzozi zawe, menya kuvuga neza, kumva umuguzi no kumuha impamvu yumva ko ibyo umuha ari ingenzi kurusha amafaranga ye.
isomo ugomba kubyigiramo, ujye wigisha umunwa wawe kuvuga ibintu bigurisha, icyo gihe nta kabuza bizagutunga. Ubundi bumenyi bwa gatandatu ukeneye ni ubwitwa problem solving and creativity, gukemura ikibazo ariko ukazanamo no guhanga ibintu bishya. Aho abandi bavuga ngo nta kazi kariho, abantu bafite problem solving skills cyangwa se bafite ubumenyi bwo kuba bakemura ibibazo, bo baravuga bati ibi ngibi ni isoko yo guhanga udushya, ni isoko yo guhanga imirimo. Mu Rwanda ikibazo cyose ni business opportunity. Ese nakuraho amahirwe yo gukora business? Abadafite internet ni amahirwe yo kuba wakora wifi sharing, bityo ugatangira kwinjiza amafaranga. Abashaka kuryama muri Kigali, ubu ni amahirwe ya Airbnb. Iyi ngiyi ni sosiyete ibafasha mu by'ukuri kubona ahantu heza, amaparitema ndetse n'amaroji bashobora kuraramo. Abashaka ibiryo vuba, ni amahirwe yo kuba wakora food delivery, ugatangira kujya ubashyikiriza ibyo bintu byo kurya. Akazi rero kaba kariho cyane. Ntukagire ikibazo ngo rwose utekereze uvuga uti ndakora iki ndagira nte. Reba ikibazo ahantu kiri, ushaka uburyo ki wakibonera igisubizo. Ayo niyo mahirwe ya business. Ikindi icyo kibazo kibona rwose ntukibone nk'ikintu kije kukugusha, ahubwo ukibone nk'isoko yihishe inyuma y'iterambere ryawe. Ubundi bumenyi bwa karindwi ukeneye cyane kugira ngo utere imbere ndetse wubake amafaranga ahoraho ni ubujyanye na networking and relationship building. Ibi ngibi ni ibijyanye n'uburyo ki uganira n'abantu, uburyo uziranye n'abantu ndetse n'isano mufitanye. Burya kuba abantu bahari nibyo bitunga umuntu. Ubucuruzi bukomeye ntabwo bushingira ku bintu, ahubwo bushingira ku mibanire nyirabwo afitanye n'abantu bamuhahira, cyangwa se nyirabwo afitanye n'abandi bantu bakomeye. Mu Rwanda umuntu ashobora kubona igishoro mu by'ukuri aza abantu babiri beza, ugasanga kibyaje umusaruro kigeze ku mafaranga menshi, ariko mu gihe utabazi rwose ugasanga ni ibintu bikugoye, ugasanga ni ibintu bikubangamiye kuba wagera ku iterambere ryawe. Ujye wubaka imibanire y'ukuri rero, itari y'inyungu gusa. Apana kwa kundi uvuga ngo ndavugana n'umuntu kuko hari icyo mwitezeho, kuko icyo gihe byazakugora kubona inshuti. Ugomba kubaka inyungu bigaragara ko nta kintu mutezeho, ariko buhoro buhoro ari wowe uzi icyo ugomba kumubonaho. Shyira imbere ubunyangamugayo, ubufasha no kwizerwa, bizagufungurira amarembo utaruzi kandi bizagushimisha cyane. Ubumenyi buza ku mwanya wa 8 ni ubujyanye na time management and discipline, uburyo cy'igihe cyawe ugikoresha ndetse n'imyitwarire yawe myiza. Burya abantu benshi bifuza amafaranga ariko bakabura imyitwarire myiza. Kubyuka kare, gukora plan, gutandukanya umwanya w'akazi n'imikino, byose ni ibintu bituma amafaranga yinjira neza. Umuntu udafite discipline cyangwa udafite imyitwarire myiza ntashobora kugira business iramba. Iyi discipline hamvuga ishobora kuza mu buryo kibitwara mu bandi, ariko akenshi ibi focusinga ku bintu bitandukanye ukora mu munsi. Umunsi wawe uteye ute? Ni ibihe bintu ugomba gukora? Ese isaha kuri kureba match nibyo wakabaye uri gukora? Ese isaha ko wagiye kureba filime nibyo wakabaye uri gukora? Ese isaha kubyutse niyo wakabaye byukaho? Ikitwa discipline, uburyo kiwubahiriza gahunda yawe, ibyo ni ingenzi cyane mu kugira ngo ubashe gukorera amafaranga kandi uyakorere neza cyane. Ubumenyi bwa 9 ukeneye ni ubwitwa personal branding, kumenya kwiyubaka nk'ikirango. Wowe ubwawe uko uteye, abantu babigukundira kandi bikagucururiza. Mu gihe iri kuri internet, ndagira ngo nkubwire ko izina ryawe ari brand. Uko uvuga, uko wambara, uko wandika kuri WhatsApp, byose ni imiterere yawe ku isoko. Wubake isura yawe neza, abantu bazaguha akazi, baguha ubufatanye cyangwa baguzi, mu by'ukuri uzababona bitewe n'uko bakubonamo icyizere. Ibyo nta handi bizava usibye kuri ya myitwarire yawe, bwa buryo wabiyeretse, bwa buryo witwaramo bakabukunda. Ibyo nibyo bizabagukururira. Ubumenyi bwa nyuma ari nabwo buza ku mwanya wa 10 ukeneye kugira ngo ubashe kuba wakwinjiza amafaranga neza kandi bizabe by'igihe kiramba, ni ubujyanye na adaptability and continuous learning. Ahangaha ni ubumenyi bujyanye no kwihuza n'ibigezweho ndetse ugakomeza ukiga, kuko isi hinduka buri munsi. Niyo mpamvu kubyutse none ukavuga ngo nzi byose, ejo wamaze gusigara inyuma, kuko ibyo uzi ni iby'ahahise n'iby'uwo munsi, ariko iby'ejo ntabyo uzi. Abatsinda muri business rero nabiga buri munsi, bakareba uko ikoranabuhanga rihinduka, uko isoko rihinduka, bityo bagakomeza guhinduka nabo. Uko isi hinduka, wowe ujye uhinduka mbere y'abandi kugira ngo nabatanga inyungu mbere. Mu Rwanda dufite amahirwe menshi kurusha uko tubitekereza, ariko amahirwe ahabwa abantu bafite skills, bafite ubumenyi, atari babandi babifata nk'amahirwe gusa. Ubu ni ubumenyi 10 nakugezagaho ushobora kugira muri business
bukakubera urufunguzo rw'igihe cyiza ndetse rwose bukanagufasha kwinjiza amafaranga menshi. Ntugategereze ngo umwaka uzahinduke, tangira uyu munsi. Shyiraho gahunda yo kwiga ubumenyi bumwe nibura buri kwezi, hanyuma urebe uko ubuzima bwawe buzahinduka mu mezi 12 yonyine. Umwaka umwe urahagije, ubwo ndavuga ku muntu waba watinze, naho ubundi ku muntu uzi icyo akora ashobora no kubiha icyumweru kimwe cyangwa ibyumweru bibiri, agahita atangira agabishyira mu bikorwa. Nyuma y'ukwezi kumwe, amezi 2, yaba yatangiye kubona umusaruro. Kumenya gukorera amafaranga burundu nta handi biva ni muri ubu bumenyi. Bitangirira ku bumenyi, ntabwo bitangirira ku gishoro. Kuba wamaze kwibikaho ubumenyi ni icyambere kugira ngo utangire ubukoreshe, bityo bugufashe kubaka amafaranga yawe. Bwari ubumenyi 10 bwa business bukurura amafaranga iteka ryose, uburyo abanyabwenge barimo kubaka ubukire burambye bagendeye kuri ubwo bumenyi. Ndagushimiye kuba wakomeje kubana nanjye. Iyi yari Press TV warukomeje gukurikira.